mwaramutse tubahaye ikaze murakoze cyane murakoze cyane Isahira za gushira ngifite imbavu oya numva abantu bakinyibuka abantu baracyakwibuka urumva bimeze gute kuba twavuze izina twagiye tuvuga utuntu dutandukanye wagaragayemo cyangwa ibintu twe kuna dusondeka ko byari ibintu bikomeye buriya hanyuma ukaba wumva abantu bakikwibuka ibyo bintu ni byiza cyane ahubwo bimpame biguhame bimpame none se byukuri wumva ubwo kuba bakinyibuka nuko hari icyo nabakoreye cyiza kandi gishimishije bakaba kikibukiraho numvise rwose abantu bahari hari abantu rero bakomeje bavuga amazina ariko ushobora gusanga ufite wenda arenzayo ibyo ntabwo rwose ari inkuru mbarirano ngaho rero twivugire neza tutagiye mu birebire kubera gukina amakinamico igihe kirekire kandi ibikinnyi kinamico kera tugikora ziriya zo mu ndamutsa uko mwabivugaga kuko ndumwe mu batangiye indamutsa umuntu yabaga afite izina role akinye izina akaba ari ryo bucya baguhamagara ngaho rero duhere ku mazina bavuga ngo niba ngo igiye amazina menshi harya ni ihururu n'inkanda n'ibikini n'ibyo jewe banza zikubye hari inshuro igihumbi noneho ukure tugiye kubigenza urahera ku mazina y'ababyeyi noneho ukurikizeho ayo ngayo twa ihururu n'inkanda mu byukuri nitwa Mukeshabatware Dismas haba ndi umugabo w'igikwerere imyaka 67 ubu ngubu ndubatse mfite n'umudamu umwe n'abana 7 aba rero ibintu bavugaga by'amakinamico banza niga hari no kuvuga ubanza hari icyo cyangwa ababyeyi ari cyo banyamitse mu kanwa kere niko nabyite kuko ikinamico rwose nsa nk'uwari mu naryo kandi ndanarikunda kugeza ubu ngubu umva kuva 84 dutangira itorero indamutsa kugeza ubu ngubu amakinamico ndacyake ndetse ndumva byaragire n'abantu benshi akamaro kuko benshi bakina amakinamico hari nabo bitunze rwose bihahira ane yakubajije amazina wumva wibuka abantu bagiye bakwita amazina nyine ni menshi iyo ukiri ikinamico ndavuga ayo ngayo ya mbere twatangiriye bwacyaga irore wakinnye bayikwitirira urugero aho muri Mariya Baseka bwakiye nitwa Shuni mu Mariya Shuni ni menshi nako urumva amaze gukira imikino myinshi cyane mbirikanyeho bayivanye ku iyo nakoze kuri televiziyo nakinaga nigira ikiragi iyo ngiyo yo ubanza iryo zina no mu ijuru tuzagera nayo rwose wigize ikiragi byagenze bite so n'udusubizaho gatoya kuri tutaragera ku kinamico nako kuri iyo kinamico yaciye no kuri televiziyo dore ko ari niyo vuba ahangaha inshuro nyinshi cyane rwose ahubwo reka duse n'abagenda bazamuka gahoro gahoro Mukeshabatware Dismas ubundi ni muntu ki tutaragera muri ibyo byose usanzwe umunyarwanda icyo ni cyambere cya kabiri ubu ngubu ndikorera ariko nyine mu makinamico no ku maradiyo urumva ni umuntu ukikoza amakinamico kuva muri 84 kugeza kuri uyu munsi turiho hanyuma kwamamaza naho ndumva ari jewe watangiye usibye polisi imwe numvaga kuri radio Rwanda kera nanjye nkiri umunyeshuri muri za 60 na kangahe na 7 hari n'umunani iriya yo muri surufo navuga ngo surufo passe sarote se face niyo ngiyo abagaho ibaho ngaho ariko ubundi gutangira gukina amakinamico muri 86 nije watangiye bwa mbere kuri radio Rwanda hanyuma mbere yuko tuza kugera muri 86 bya byose mwakinnye amakinamico ariko mwaravutse muvukira hehe hari ryari navutse 1950 mvukira mu karere bukanyaruguru mu murenge wa Kivu 50
mu 1950. yego hanyuma se uti wigeze gukomoza ukana uvuga ngo jewe ngo umenye hari ababyeyi ari cyo kintu bantamitse nkivuga muri uwo muryango wavukiyemo hari abantu bari barimo wenda bafite izo mpano zitandukanye zijyanye n'ibyo mwakoze cyangwa mugikora? Abantu bakera ibyo ngibyo ntabwo babijyagamo uko hari n'abasaza batarize ariko mu mashuri abanza nari mu basaveri twakinaga turiya dukino twa sketch two mu basaveri n'ibiki byose mbese urebye naho ngaho nahereye ndanabikunda binjyamo. Hanyuma rero ugira utya 50 uravuka. Yego. Hanyuma suza kugera tugende wenda wavutse aho urahigira Inyaruguru urahakurira urahigura hakurira arahize hakurira kuko natangiye ishuri 1957 nibwo natangiye ishuri bigagaho mu mashuri abanza. Mu mashuri abanza kitwaga gute iryo shuri? Bitaga ku Rusuzumiro ubu ngubu primaire iracyahari ku Rusuzumiro ubu ngubu hanyuma amashuri yari make kera yari makeya kuko urebye muri icyo gihe cy'amakomine yari ishyano n'agashyano yari menshi none uvuga ngo twigaga primaire ahantu henshi uvuga ngo umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu nawizaho ku Rusuzumiro kizamini cya leta kiraza turagikora duhurira i Muganza kuri paruwasi ya Muganza ni nayo yanjye ubwo nabwo ndumva ari 6 ngiye 5 9. Hanyuma rero ubwo tugezeyo duhurirayo n'abandi bavuye mu yandi makomine icyo gihe ari komine Kivu iyo ngiyo duhurira n'abavuye muri Nshiri duhura nako yari Ruheru nayo yaje kuba Nshiri inyuma duhura n'abavuye muri Mubuga abavuye za Rwamiko mbese urumva icyo gihe amashuri yari kotaniro mbese kugira guhurira aho ngaho Muganza umwana warengaga umwanya wa 5 mu ishuri ntiyabashije kugerayo mu mwaka wa 3 yashwi kubera iki? Kubera ibizamini nyine ko ishuri ryari 6e imwe ifite amakomine ayihurira hagera kuri 4 hagomba kuruka ku ibizamini hasi kugira ngo bajunjura bajyayo nuko byari bimeze. Wowe rero se wagiyeyo? Nagiyeyo nyine ubwo nagiye Muganza aho ngaho nabonaga ukidushyirira utuntu hirya no hino ngo abantu bamenye ibyo turimo urumva ukuntu yari igikonyeza ubwo duhurayo tuvuye mu makomine ya mubwiye amakomine 4 naho rero twahuriye tujya mu matorero y'abasaveri ibyo ngibyo nabyo ni ibintu byabaga ari evenement mashya ari no mu cyaro urumva icyo gihe ni hambere muri za 63. Hanyuma ni gute waje kumenya ko ufite iyo mpano yo kuba gukina ukanasetsa abantu? Ibyo gusetsa byo birumvikana wese kera twigaga mu kiboneza mvugo mu bitabo by'ikinyarwanda utwo dusinete twabaga tugiye turimo tukaba ari two tugenda tudevelopa muri ibyo by'abasaveri ibintu nk'ibyo ngibyo. None se noneho aho ntangira akazi muri Orenforo muri 80 mbere yo gutangira akazi. None se wagumye kuri iryo shuri rya paruwasi? Oya ntabwo ibyo ni rya paruwasi arakomeje tugera muri za 6e ni 65 niho naje kwiga hano muri Kigali. Wakandagiye mu mujyi wa Kigali 65 15 zo kwa 9 muri 65. Ajya kurabura ntiyadusangiza ku mujyi w'icyo gihe iyi Kigali yari imeze mujyi w'icyo gihe nawo basangiza udutembereza rwose sibyo ko mu magambo avunaguye urumva no kugera i Butare byonyine uvuye muri Nyaruguru muri icyo cyaro nibyo ko ari nko kubonekerwa urumva mu byukuri urumva ngiye ko nkubekeze ko n'uwambaraga inkweto muri primaire icyo gihe yakubitwaga haraziraga reka ta hakundi bira bamukubitiraga iki numva ari ubwirasi no nkweto zambarwaga n'abana baba icyo gihe baba chef n'abasuchef ndavuga dutangira amashuri ariko rero nabo kwajya noneho bagera ku mashuri abanyeshuri bakabarangarira ibintu byumvikana noneho kugira ngo ibi uniforme ubwo inkweto bakazikuraho bagakubitwa no bagatangira bakaza bambaye amakanyana nuko byari bimeze nuko rero ngo uhingukiye mu mujyi wa Butare n'uwo muntu uzi uje kwiga i Kigali muri 65 nabanje gutungurwa no kubona umuhanda w'umukara bwari bwo bwa mbere ayo kaburimbo icyo gihe yari hari Butare yari hari va ku posta hari imbere ya bugufi ya Hotel Foko numva igihari ikagenda ikagera mu Barabu
ruguru mu cyarabu nako ngako kari mu mujyi wa Butare ariko urakabona ndabanza ndakabona karantangaza ubitekerezaho iki rero urumva kuba none umuhanda w'umukara uvuye mu cyaro akora bagukubitiyemo inkweto aribwo ukizambara uje muri mu mashuri yisumbuye ubwo urumva ko byari bitangaze nyine urumva ubwo ndabanza ntangazwa n'umujyi wa Butare nubwo ni imodoka zazaga se kuva Butare uzi Kigali ryari ivumbi gusa ni nta kaburimbo hanze ntangazwa no kubona imodoka kugira ngo uzayiboneze abanyeshuri twajyanwaga na bisi ubundi sibwo icyo gihe kera muri Nyaruguru aho ngaho hari imodoka zari zihari zajyaga uzingiye ariko rero ngomba no kuvayo kugira ngo ngere Butare naje n'amaguru ugera muri Butare rero ngere Butare mu mujyi amaguru no kuba ubona imodoka kwiga kera byari ibintu bitoroshye ubwo se wahagenze nk'igihe kingana iki wahagendaga nk'igihe kingana oyaho kuva muri Nyaruguru uza i Butare kuva Kibeho uzi Butare ni kilometero 29 ariko kuko nangaho nkajya hirya mu cyaro kongeraho izindi zigeze ku 9 ubwo zari 38 izo twese zikoraga n'amaguru ukakandagira n'ivarisi ku mutwe kundi byari bimeze kwiga byari uri kumwe n'umubyeyi wawe abamaye mukuru wanjye ni wamperekeje ngeza he Butare ubwo mbona nibwo nahimbonye na autobus kintu cy'inzu kiri aho ngaho kugira ko nyine nawe urebe ni nk'inzuzi wabashije nibura se kumenya aho uyikura cyangwa yaranjyanye ngeza ku muryango wayo kuko ni iyo yahagurukaga byabaga birangiye ari kubona izindi modoka hise wari kuzategereza ari nka ryarugo ukarara ukaze wategereza yejo kuko nimwe yavaga i Kigali kazi Butare indi gahaguruka i Butare i Kigali zikabisikana ari ebyiri ku munsi nuko byari bimeze nuko rero uvuye i Butare ndakuziye ndeba mu muhanda mbese nk'igikanuzi uraze inayi mfite amatsiko bwa mbere yo kubona Nyabarongo numvaga bayivuga bavuga ngiye kwambuka Nyabarongo no kugira ngo ndi mu Kigali bavugaga ko ari kapitali niko twayigaga nyine icyo gihe ndakuziye ngeze i Kigali hubwo mbetone nsanga ko nayibonye icyo gihe nasanze iri hanyuma ya Butare nukuri rwose uribaza uti bahita kapitali bahereye Jeza hariya wahinguka Nyabugogo hose zamuka uzamuhima byari intoki gusa ngarutse Nyaruguru za Kimisagara ngo bose ari intoki aho wareba hose no kureba za Gisozi za hose byari intoki gusa ukajya wumva wagarutse Nyaruguru natangiye kubona ko nta tandukaniro cyane rihari ndimo kubona ndaje Jeze hariya mu mujyi cyangwa amatsiko twarazaga tukajya kurana Telecom ariko cyangwa bisi kazamuka umujyi wose doko ahantu bashije kubona akantu kakaburimbo nukuva hariya nayende mu bank ubungubu wari bank commercial no hari akantu kakaburimbo kugera hariya ku kigo cya gisirikare ubwo ni kuri Kigali naho ngaho nako kakaburimbo kari mu mujyi wa Kigali uravuga uti ndongeye mbonye umuhanda wa kabiri uretse wona wayi Butare mbonye akari kagufiya Butare wari muremure urumva kuva kuri foko ukagera mu cyarabu no kugira ngo uve hano kuri yari bank commercial hariya ugenda ugere hariya ndeje naho presidence yari iri hari niho presidence yari ugenda ugere kuri ntuza kuri ka Kigali nawe ni bisi umujyi mwe akagira Imana mwe yatebera nukunda komeza njya ruguru aho nari ngiye kwiga ruguru kuri Saint Andre Kigali rwose urebye yari igiturage pe inzu yari hari ya etage yari hari nabwo niyo yari icyuzura ari bakita yari poste iriya hari bakize ari amazu maremare harahabaga iposta hari habaga iposta niyo yonyine yari yuzuye umujyi wa Kigali harya habaga iposta ubu ni hariya hari biya bitaje bikaba kabije hano hari umujyi wa Kigali n'umujyi wa Kigali wari ruhande gutya umujyi wa Kigali nakantu kari gashoboka kari kometse aho ngaho iruhande rwaho amundi hari presidence ubwo rero ubu mujyi ukaburarangiye kapitali yewe nta kintu cyari gihari kigaragara rwose mu magambo avunaguye usiba ikigo cya gisirikare nyine birumvikana nawo na Telecom ahandi hose hari mu Nyamirambo hari ubuzusa kandi amadebe amadebe bagendaga bakata basakaza bari abayisilamu kandi batuye muri kapitali Nyaruguru ariko mwari musakaje iki se ni maison en costume ibyatsi
kositime za kositime amazu y'ibyatsi nuko noneho uvuye mu byatsi se ukabona amadebe wumvaga ariko harimo nk'iterambere se byabwo ryari ririmo nese ko yari iteguye bari basigaje n'amadebe bo Nyaruguru izigaragara ari inzu z'ibyatsi umva byari bimeze ugeze ku ishuri ugeze rero muri Saint Andre ugeze ku matara naraye nkaruye buraki wareba iki se Gura se kubona amatara bwa mbere urumva bimeze bite nijoro yagucaniye warumenyereye igishirira cyangwa igicinye ngira mu nzi y'ibyatsi n'agatado uryamye he muri Saint Andre waruryamye muri Saint Andre hari za matora rwose uvuye mu Nyaruguru umva habaga inzu za costume ubwo n'uburiri bwari costume birumvikana ntabwo ari urutara none se urutara rwa kinyarwanda ngo se ntabwo byumva ubona amatera ubona igitanda kuri matora rwose ariko ndarankanuye kubera amatara ariko se sa n'udusangiza uretse kuba wararaye ukanuye sa n'udusubira muri ibyo byiyumviro wari ufite uwo munsi oya urumva hari igihe umuntu agera muri evenement akabona imurenze urumva ko nagombaga byasabaga kumenyera kandi urumva batwita baruru iki ibintu nk'ibyo ngibyo ubona umuntu uvuye mu cyaro nyine uko abareba oya n'abandi bantu bamenyereye aho ngaho mu ishuri ubwo urumva biba ari birebire ariko nyine buryo umwana yadabuta vuba n'ibintu byumvikana widumbuye kuri matora bwa mbere tusobanura ukuntu widumbuyeho rwose ubwo ahubwo gukebuka wareba ukabona amatara ukabona abantu hariya bose bari ku bitanda na za matora byari nk'ijuru nuko rero uragiye noneho tubwire gatoya wenda nk'iminota nk'itatu ubuzima bwo mu ishuri mbere yuko umenyera hanyuma numenyera turikomereza mu bindi mu ishuri bwo ntabwo urebye ntabwo umwana atinda kwiyadabuta utangira gahoro mukabazanyaho abakanuzi bose bagitangira ntibayoberane abakanuzi none se n'abakanuzi mbese kubera mwakanuraga cyane mwese umuntu namureba akamwibwira uramureba ukamwibwira ko ari mushyashya utangira kubaza aho uturutse bagatangira kubwirana ntibitinda abantu bahita bamenyerana noneho ugatangira na gahunda kera twigaga turi kumwe n'umwarimu umwe hari wo mwiriranwa mu ishuri noneho reba ugeze nyine mu yisumbuye uhura n'abaguca imbere ari benshi burya niyo mpamvu abana bavuye mu cyaro baba bahanga kandi bagafata vuba ni evenement ihinduka n'abariza imbere yabo n'abahindutse umwe azamwigisha ibyo yigendera azamwigisha ibyo yigendera azamwigisha ibyo yigendera nacyo ni ikintu gishyashya ariko ubu ngubu ngira ngo hari byanageze muri primaire ibiya bya professeur ni bari professeur hari umuntu utubwiye ngo none se ngo uko numva arakantu ngo ntumvise ko yaraje Kigali bwa mbere iyo bisi yarabajyanaga no muri Saint Andre ngo ba yarayobozaga yatugezaga hariya kuri na Tracom icyo gihe yitwaga tepe tepe ubwo byavugaga iki transport public transport public noneho hageze yabaye na Tracom kina namaze gukorera kudeta Kayibanda nibo bayihindwa na Tracom ubundi yari tepe none se ugeze kuri tepe wamenye ute Saint Andre hiyo nari umwe se ko mwishumwe numva bisi yabaga ipakiye abanyeshuri abajyaga kuri Saint Andre bari benshi twagiye igihiriri turazamuka iyo Nyamirambo yose ariko n'amaguru tari mu ivumbi ariko hari umuntu wabayoboraga hari nk'abapadiri nibazaga ko bafata wenda badufata he muri tepe Saint Andre ni ikigo cyari kizwi uziko ndumva muri za secondaire zari ziriho hano Kigali nyine yari college Saint Andre na seminaire Saint Paul akaba na ntuza technique officielle ya Kicukiro hariya ku Kicukiro ni Kigali se arindi ryari rihari nuko nyine mwese mukaba tugiye Saint Andre bakabatungira urutoki barabayoboraga mu gahuru mu gahuru cyangwa bagarimo n'abahasanzwe bisi arizo za ibyo gihe babakora abanyeshuri bakorerwaga reduction babagabanyirizaga amafaranga ya transport numva twaratanga niba ari 50 hari muvinyira ibutari abazaga rero kwiga babaga ari benshi
n'abanyeshuri benshi muri Saint-Andre twarazanye muri bisi mwakurikiye abari basanzwe bahazi turabakurikira tugerayo. Hanyuma rero wari urimo tubwira uti ntabwo utinda abakanuzi baba bigaragaza ariko muramenyera rero turamenyera rwose ukajya usinzira dutembera no mugi bundi ku minsi mikuru tukaza mu madefile nyine hariya kuri ku ntwari niho zanaberaga ubundi minsi mikuru ya independence yego yaberaga hano mbere yaberaga hano aho presidence yari hano kuri imbere ya ministeri ya finance yari ubwo twazagaye mu madefile ubundi babikiye muri ku ntwari tukajya ku ntwari. Hanyuma rero wize Saint-Andre urayize rero ese ntabwo wanyuzurikaga wenda nk'umuntu watubwira guti nahiganywe n'abandi mu murenge mu iwacu ndamuka makomine araterana turabatsinda njya kuri paruwasi ndatsinda nza kuri Saint-Andre wageze y'abanyakigali se ntabwo bagukoranyira mwishuri wenda ngo bagutsinda ugivuga uti nsubiye Nyaruguru tu mwishuri nyine kwiga ni ishyaka nyine hari ikindi se kwiga nyine kubera ko umuntu aba ahuye n'imihindukire y'imyigishirize urebye umuntu uvuye mu cyaro arakurikira ukurikiye rwose. Ese buriya biterwa n'iki kugira ngo bakurikire cyane? Nyine ni ukubera ko mbere waba gufite umwarimu imbere yawe umwe wakwimuka nawe ugiye ukasanga undi umwe ari kukwigisha byose ariko wagera nyine muri secondaire itufite birahinduka urumva ko umwarimu araza akakwigisha umuprofesseur araza akakwigisha ibye akagenda undi akaza akakwigisha ibye ukajya ugakora attention yo kwiga ibye nundo kugira ibyo kugira ngo atazagutsinda. Niyo mpamvu nyine usanga nyine abana bavuye mu cyaro bagira umuhati wo kwiga ntuzi system ibihindutse ibyo ari byo byose igihe mbwiyo kirangiye umuntu amaze kumenyera nuko rero urigura tsinda ugeraho urarangiza urumva nta kibazo rwose ndarangiza njya kwigisha umwaka umwe. Wigisha he? Ubwo nasiguze wari kuva ukajya kwigisha yagiye mu cyaro nyine kwigisha wigisha baye Nyaruguru. Hanyuma utari wagera aho ngaho mu mashuri wakinaga amakinamico nkuko aho mu ishuri duha ubuzima bwawe bw'ubuhanzi ko wabikoze? Oya mu ishuri muri Saint-Andre naho abasaveri bariyo cyane rwose twagezeho ahubwo biranyavansa cyane kuko nanabikundaga niho namenyereye ibituntu kudusinete kudukinamico. Ubwo rero ngeze mu kazi muri Imfuru dutangije itorero Indamutsa bye byari waba waruzwi icyo gihe nibura? Oya ntabwo narinzwe naje muri Imfuru mu kazi nkuko bandi bakazamo ngasabye ahubwo njeyo genda nagiye no mu bintu bya imprimerie ni bya presse écrite noneho nje nkora muri imprimerie nanjye mu bayitangije ndimo yitwaga Secomave service de communication par les moyens audiovisuels niyo yaje kuvamo imprimerie ya nyine ya Orenforum ari nako ibuni Arabiye. None se ko wari uvuye kwiga muri Saint-Andre waje kujya muri ibyo bya presse écrite gute mwarabyigaga warahageze uri ntabwo twabyigaga nyuma donc nyuma y'uwo mwaka umwe nigishaga naje kujya kwiga muri école des sous-officiers i Butare ndangije nza gukora hano twakoraga za cours militaire ibizamini wabaye umusirikare inabaye sous-officier kungako nago twari tugatoye noneho wari ufite repete nimbi narangije mvuye mfite ipeti rya serge ariko nagomba kuba premier serge nuko nahise nitahira icyo gihe ndangiza contrat. Noneho rero nibo bampaye buruse yo kujya kwiga ibintu bya nuza bya imprimerie njya kwiga ibya presse écrite mu Bubiligi Shepaya mvuyeyo uretse gato yakuvayo wavuye Nyaruguru ubona umuhanda wa kaburimbi Butare ugenda ibitaka byose muri tepe ugera Saint-Andre urira indege. Oya ariko ubwo nakubwiye ko ubwo muri Saint-Andre narize mvayo ndarangiza turumvikana njya kwigisha muri Nyaruguru bo giye kwigisha kuri bizamini nza muri école de sous-officier i Butare nyirimo nkora ikizamini ngitsinze banyuriza kwiga ibya imprimerie ibintu bya presse écrite muri imprimerie njya mu Bubiligi
nibyo navuga shepaye urumva nibyo navuga vuye shepaye mu Bubiligi ndaza tangiza ntuza imprimori ya gisirikare ya Rume yego noneho mbere yuko rero mutangira hano nashakaga kugera waduhaye amateka yo kugenda mu modoka duha amateka yo kurara ku tuzangiza nayo kugenda mu ndege nawe urabyumva wese nturayijyamo ngo urebe no kumva byonyine ko kubonye buruse yo kujya kwiga hanze urumva ibyo ari byo byose ankora mu Burayi urumva uko umuntu aguruka ariko icyo gihe byo urumva ko ari ibintu bitatunguranye cyane icyo gihe nari umunyeshuri muri Esombe amaze kumenyera utangiye ubusirimu bwara cyane ntabwo byantunguye cyane nuko rero tugere muri Oremforo noneho mvuye munza mu ibyo bya presse critique niho nabyigiye nyine akantu gatoya nshaka kugira ngo utubwire ukiga utari wahava kwiga ndashaka noneho tubwire mu bijyanye n'imirire n'iki cyagutunga ugeze ko nawe uri igitangaza urumva uvuye ku ndyo tuzi yose y'Abanyarwanda uvuye ku bijumba n'ibirayi n'ibiki byose aho ngaho ibyo batogosheje ugeze mu busirimu ngahora nawe urumva byagenda gute muri setandere mwaryaga mute imiceri ubwo rimwe bwa mbere nkina yibona jewe ukabirya ukabishobora ugati wa mu gitondo urumva ko yatangiye kuba yabaye umuzungu nawe muri ibyo ari muri nuko rero ugeze mu Bubiligi naho nyine utangiye naho nta cyantunguyeho nasazi kuko byanyu bya gisirikare abasirikare ni bamwe ibyo ntabwo byigeze bintonda na gatoya nuko rero dukomeze tugere muri Oremforo rero ugezemo iyo imprimeri yatangiye irakoze ubwo turashaka kwihuta kugira ngo twimenyere ibindi byakurikiyeho muri Oremforo nagezeyo nyine ni umuntu umenyereye bya imprimeri ubwo ntangirana muri presse critique hanyuma ubwo muri rusange ubwo hariho n'ibintu bya za animation n'ibiki nuvuga ngo abakozi bose ba Oremforo barahuraga bakajya muri animation ndumva ari buri wa gatanu noneho nibwo rero haje igitekerezo cyo gushyiraho itorero Indamutsa ariko sinako ryitwaga icyo gihe ngo byari byasabwe n'umukuru w'igihugu icyo gihe kuko Abanyarwanda hari amasaha yageraga ari amakinamico y'u Burundi bitaga ninde yatangira inshe z'amajyepfo zose zikidongo zikajya kuri linye ku murongo w'i Burundi bakurikiye ninde ubwo nuvuga ngo ibyo mu Rwanda babigarukaga hari uko ninde zirangiye ubwo rero umukuru w'igihugu wavuze ati asabye umuyobozi wa Oremforo icyo gihe Christophe Mfizi yuko bagerageza gushyiraho icyo kintu cy'amakinamico Abanyarwanda ntibarangarire kuri ninde yo hakurya mu baturanyi nibwo noneho babivugiye muri animation bati turashaka gushyira iryo torero nabaye mu bambiri biyandikisha yumvaga bagiye muri domaine yanjye ubure yandikishije bandiyandikishije muragiye rero turatangiye ubwo mwahise mubona abakinnyi se benshi bwe abakinnyi bari bahari benshi burya kera bakundaga ibintu by'amateatre cyangwa gukina ku maseni bari benshi icyo gihe basebanani bari bahari sebanani twaratangiranye muri Oremforo turatangiranye ndavuga mu Ndamutsa nawe yarahari nawe twaratangiranye icyo gihe n'abariya na honorable byabara umwanzi na madamu we bose bari abakozi ba Oremforo ni benshi twa Mukarushema Josephine ndetse abantu batangiye organizer fazi bitwa Bandamyabera André jeje bari muri benshi cyane twatangiye turi benshi turi troupe tugeze nko kuri 50 na 5 waba wibuka kinamico mwahereyeho icyo gihe ndayibuka ibijya gucika oya nani yitwaga Imana ntirenganya niyo twahereyeho harimo ibiki Imana ntirenganya icyo gihe yarimo na ibintu by'abateka mutwe bakoraga bibaga ibintu by'amafaranga niyo twahereyeho icyo gihe ndumva narakinnye nari buriya nahereyeho ya mbere ya OPG
umusirikare mfata wanya wakoraga amafaranga bayiba babeje abantu by'amafaranga iyi niyo twahereyeho mu ndamutsa n'indamutsa ariko zari tarabona izindi ndamutsa cyo twakinaga ari guhura gusa hanyuma umuyobozi wa Uremfora aza kuduha amazina abiri ngo duhitemo rimwe cyo gihe ndumva aduha izina indamutsa aduha n'izina ikobe kuko abantu benshi baravuga ngo na makina ngeso ngo ni ibiki byose ibintu nk'ibyo ngibyo twagiye burya n'abanyarwanda badakritika noneho tuza guhitamo haza gutsinda iryo zina ry'indamutsa ngo ndeza ryabayeho tumaze gukina imikino igeze ku 9 mu makina mico mwakinnye yego nihe kina mico wumvise ikuryo muri icyo gihe cya kera nihe wumvise ikuryoheye ukavuga uti n'uyu munsi ukaba wumva uyikunze kurusha izindi amakina mico se giye mu makina mico ikina mico ingeze imbere rore mbajije gukina nyikina nkuko yakagombye gukina ariko icyo gihe yabashije gukura abantu bwa mbere niyo ngiyo yitwaga Maria Baseka yanditswe n'umwitwa Byuma François yari Maria Shuni dukinireho gato muri rore yawe ihita winjiramo ukavugaho gatoya ntabwo ngo ibyashuni si ugupfa gushunaho Maria Shuni ukiza uko areshya ngo urakangisha ngo vuye muri za finance n'ibiki byose genda bijya kwa Shuni ntabwo ari gupfa kuza gushunaho genda uziko avuga ikinamico igahitiza none uskubona hano wakina none twagira dute use no waduhimbira akantu gato bose unagira bose nayo niyo kuko n'ubuzima ni ikinamico ni ikinamico hari umuntu twandikiye ati uziko ibintu arimo kutubwira umuntu abikurura ukagira ngo ni nk'agafilimi urimo kureba n'ubuzima ni ikinamico niko bimeze urebye ubuzima bwawe igihe wabereyeho wavukiye ukabuzamura kugeza aho ugeze ubu ngubu usanga n'ubuzima ari ikinamico rero iyo abantu bakina amakinamico cyangwa n'ibindi hari ukuntu ukina rore yawe ukayikunda kuko ukanayikina neza ariko hakaba n'umuntu ukunda ko mukinana bibaho sinzi wenda niba ari ku bantu bose hari ababitubwiye gutyo oya ntabwo bababeshye burya abakinyi bose ntibakina kimwe hari uwo mukinana ukamwibonamo wowe mu bantu mwakinanye nawe akakwibonamo ako kana njya kongera mu bantu mwakinanye bose ukagira uwo wibonamo cyangwa nawe akakwibonamo ku buryo iyo babahagarore ukabona muri kumwe avuga guti kabisa seba nanandire kuko n'amakina mico twakinye menshi rore nyinshi ariyo twakinye menshi twagiye tuyakinana nawe ubwo yarazi ibyo ibintu byo gusisibiranya nanjye nkaba nyine iby'abacuruzi n'ubuyobozi ibyo bintu rero byarajyanaga henshi twarahuraga hari indi kinamico yigeze gukundwa cyane yari irimo umukobwa witwaga Uwera n'ibintu bya Rubyi Cyanzu cy'Imana wakinnyemo Cyanzu cy'Imana nayikinnyemo rwose ngaho garura karore gato rero mu Cyanzu cy'Imana Cyanzu cy'Imana se ko umugore w'umutware w'ubukunzi yari mushiki wanjye urumva no kujya kuroha ntuzuwera muri Rubyiro nakinnye mu Rwanda ho ngo umutware atamumerera nabi kuko yarabeshye umukobwa we yakinnyemo nitwa Nkunda abagabo ngaho subiramo gato nko kwadukiniye kuri Shoni bose kuko mwakagira bana urumva ari ikizamini rwose kuko nagiraga inama umwami w'ubukunzi mugira inama izo nkubwira yuko ngigikiye abavubi kugira ngo imvura imanuke yarabuze urumva ubwo rero urumva unashyigikira mushiki wawe kanze none se ubu niko wowe urumva mushiki wawe utamushyigikiye byagenda gute none umwami w'ubukunzi yari muramu wanjye ngaho tubwire zimwe mu nama ubikinemo agasine namugiriye inama rwose mubwira yuko uko byagenda kose agomba kurohera Uwera kugira ngo igihugu kibone imvura nzana abavubyi iki byoza abavubyi ndabashyigikira abavubyi baraza batera inzuzi zabo yuko Uwera naroha imvura iboneka kuba bavugaga ko yatwaye ikingendara kandi aringana ubwo rero se wana aho ngaho niwe wari inshuti y'Uwera niba namurohoye muri Rubyiro urumva rero byageze aho ikinyoma kimara kigaragariye nta kuri byari bigomba kumera
icyo gihe nabwiye umwami w'ubukunzi nuko byagenda kose umenye ko uwera urahana uwera ko yaravuze ngo aramwica nabubwira ariko umenye ko n'uwera mwabyaranye ari umugore wawe ni ibyo ari byo byose wahana wagira gute wibuke ko mwabyaranye mbese ugerageza gushyiramo inyoroshye nta kundi byagenze ntabwo urakoze cyane amakinamico rero yakinnye aba menshi wagiye utubwiraho turaza gukomeza kugenda twimuka mu bihe ariko si icyo gihe wanatubwiye ngo wasanze ngo habaye ngo kwa publicity imwe yindi ya surufu yego haje n'izindi se cyangwa wigumiye mu bakinamico gusa oya ubwo nibwo ndumva ndabyibuka ko hari igihe cyo mu kwezi kwa 7 basasirira amakawa icyo gihe iby'abanyeshuri ba kera babyirukiragamo uyu mwana yamara kugira mu ishuri ryisumbuye nawe yishyiraga mu yindi ntera niba n'ubu bakibikora simbizi ubundi yabaga ari mu rundi rwego icyo gihe rero kwamamaza yewe nabasabaga gusasirira gufasha ababyeyi gusasirira amakawa mu kwezi kwa 7 n'abanyeshuri icyo gihe bamereye nabi ko nabameneye amabanga babwira ngo mwirirwa muzenguruka imisozi nk'abayigabanye aho mwagiye gusasira amakawa mukabona za minerivare naho ngaho nari ntangiriye niyo nahereyeho rwose icyo gihe mu kwezi kwa 7 muri 86 icyo gihe rero na radio yari kirimwe humva amakinamico atangiye ubwo amakinamico nyakina nako namamaza ari nanjye wamaza nyine kuri radio ubwo nabo twafatikanyaga nyine twakoranaga hariya ariko icyo gihe kwera ko radio yari rimwe byatumye icyo gihe ngira ikintu cya promotion cyo kumenyekana mu gihugu ari umustar ubyo bavuga mu iki gihe niba ibyo bustar nta uvyimenya haminwaho nabandi hanyuma ukina ni nk'irihe zina ryagufashe kurusha andi mazina icyo gihe abantu wajyora hanze bakavuga bati uyu muntu bakakwita ayo mazina bo ubundi amakinamico harimo iseko ya kibera inka harimo mbese rore nakinaga bwacyaga indi ariko ubundi ntuza yakunze kwamamara kuri jewe kumfata niyo nakinye nyine iriya nayikini mu rwego rwa filime yambirikanye niyo yakwiye igihugu cyose kurusha izindi ese ko ubundi abantu ibintu abakinnye abundi babaga bakiraga n'umucuruzi bwakeye n'inyangezi bwakeye amazina ni menshi ubundi ko ibintu abantu bakinnye hari n'igihe abantu babareba bakabibabonamo nta muntu mwajyaga muhura ngo akubonemo nk'umutekamutwe kubera mbirikanye ahubwo icyo gihe wagezeyo iyo wakinnye rero gusanga bayiguhamagara twemera ko wagezeyo birabashimisha ntago bigutera ipfunwe ni hapfunwe rwose hanyuma rero uramamaza utigenda uzana ibindi wamamazaga ariko hari ibintu abantu bakumenyeho wamamazaga cyane kurusha ibindi ntabyo waba uzi se wenda wowe nk'ibyo wibuka waba waramamaje cyane kwamamaza se ko ugiye iyo namamaza ni ukuvuga ngo namamaza ikintu nagezeho nahagazeho kandi iyo nyamamaza nk'aho ari wowe ubwawe ukiyamamariza niko nicyo kiba kigaragara rero nkakikugaragariza imbere nk'uko ugihagazeho iyo niryo banga dayeri kuko ndumva ibi byo kwamamaza umuntu ngo arakubwiye ngo nyamamariza ibi ngibi cyangwa mvugira ibi ngibi ugahita ako kanya ubikura uko abikubwiye hari igihe byanagukora kuko nanjye byari binkozeho gute bo iyi jenoside ikirangira hano muri Kigali hari umuntu wankozeho rwose ati ngwino wamarize amapamba ipamba rero ati umamagaze ngo yarari sahuye baragize ati sinzi ngo yari yararivanye ndamanutse ubwo ndagiye nikozeho aho mpageze aho yaranyeretse nabonye ibipamba bihunitsemo byuzuye nakugenda nkoza ku nganzo nta kindi mpamagarira za hopitali zose mu gihugu nimwirirwe mugiriye mbogamizi cyangwa iki ipamba ryabonetse mwihutira Kigali muri etablisoma niba ngo yari biyondo niba ari biyondo arananyishura igihe ndi ku kazi hariya muri Oreforo ngiye kubona monopeje arinjiye
ati witwa Mukeshabatware ari imfuru cyane ikigo gikomeye na kwari ugupfa kukivogera ndabanza ndamureba ubundi bamushaka umushakira iki magambo avuna we uhinduka mbirikanye bo ati ndamushaka hano ndagira ngo ansange kuri station judiciaire ati kandi ndagenda mujyanye ndahaguruka nti wabambwira icyo njyane ati ngwino ndakikubwira tuhageze arabanza anyuza kuri yo etaburisoma aho ngaho aho wamucuruza yacuruza sanga za ambulance tonze imirongo imodoka zahuruye zari zije gukora iki gutwara ipamba nigeze ngo bari bazanye inkomere ku ipamba bo naho ako gapamba kari amafuti ntuzamaze gusohoka ibitero bya Kigali biragenda birakukumba abandi batonze bararibona abandi batonze rero bakubise igihweriye ubwo amageze aravuga ati izi modoka urazireba ati banze usoma zavuye ngo zabushenge yo zacyangugu zavuye he zangarama naye za Gisenyi numva umutima uranguruse ikarabaye nuko none se niba zaje gutwara ibyo bazihamagariye ati birihe ati binyereke ntabwo ari cyakora cyo ubwo nyira aha ngaha nyiri etaburisoma abikwereke icyo nakoze nuko amamaza ibyo ibyo ngibyo ntibyagombye kugira icyo birebaho ati bo aturabizi ati hari ikintu ugomba kumenya wabwiye igihugu cyose ati urumva miliyoni wabwiye n'ibi bitaro byose byahuruye yesansi irayiwa nandi shoferi barariwa nandi utinda biri hase umva ikibazo kirankomeranye pe ati ubwo nta bundi buryo mbwira nawe uko utubikirana ubwo nabwo ndariba nsanga ibintu birankomeranye rwose kabisa nabura umuntu w'umugabo naho umwana w'umuhungu yamaze kubona ko byagenze gutyo ararizinga yigira Bujumbura no bango agomba gushaka igisubizo cy'ibibazo byose biraho uko niwe bareba yari yambonye se kwibaza n'uri kuri pamba wabyitwaye mute aha yaranshoroye nyine no kuri station ndareba mbona nta gukina buhari umugabo aramfunga da ati bo bisobanure ziriya modoka zirasubirayo ngaho reba essence zaje zinyweye icyo kibazo kiranabwira numva rero hari abagabo burya ntiharibwa kabisi tumvikane urabona ko nakoze kwamamaza nsimbihakana kandi zaje ariko zaje ari za leta n'insanze zanyweye ni ya leta nese uragira ngo njye kwigira za leta numva twumvikane ibuze uko bitekwa birotswa ubwo guteka ntibyari bigishobotse mugiye kwiga umuco wo kotsa uko bitekwa birotswa ni agataho ngaho amafaranga banyishyuye nyabajyari nk'ibihumbi 150 yari na menshi icyo gihe yari menshi icyo gihe nyine narumukire cyane ukomeye nisiragira ngo byari byose amafaranga na gutyo icyo gihe ko abantu banakoraga badahembwa twe twakorwa kubwitange umva rero ti inda ufashemo make nanjye mfate mwandi ibindi ahasigaye imodoka niba zaje zirasubira uko zaje nta kundi bakumera sizi naho nararuye nababwira n'ibisake biribye ngo aho ngaho n'igifuka cya pate jaune ni abana baburare urashaka iki ari umwana w'umunyamurenge rwose ati nibagende nakazi kabo n'ubundi ntizibura gusubirayo murabyokeje nuko na yese bomba beshi nuko nabikize murabyokeje ni ibyasigaye bwaragiye arababwira ngo asubire busi yarukundi ibyasigaye byari ibye ntibyari ibyanjye nuko ndazamukuva ubwo byamaye isomo n'ubu wumva nkora publicité sinshobora gukorera umuntu publicité ku kintu ntahagazeho mbese ngo nakigenzure ndebe ko ukuraho kuri
nuvuga ngo ugomba kubanza ukagerayo ukabireba ubwo ntari nkamubaza nuko yabitangiye byose akabima n'abadukurikiye bumvire ngatangaza icyo nahagazeho inkuru y'impamo atari ngiya nkuru yaha urakoze cyane. Hanyuma rero hari abantu bakomeje kutubaza utuntu dutandukanye bati mbese mutubarize avuye aho ngaho i Nyaruguru ageze i Butare twetwe ko aruga mbere yambaye inkweto yaje azi. Ubwo twagiye mu bibazo turaza kugenda dukomeza ariko nibazo by'abantu tubisubiza iminota itaza kutucika. Ati izo nkweto ntiyigeze agira agatima ko kuzikuramo ko benshi twazikuragamo. Oya ahubwo nahageze ahubwo none risi hubwo zandiye kuko bwo kunone risi nyine zakure kwera kuzambara bwa mbere nyine zandiye zamereye nabi. Hanyuma n'ibindi bibazo byanyu turaza kugenda tubyakira. Turaza gukomeza noneho harimo tubwiye ngo yakundaga ngo iyo wamamazaga yatubwiye ati igitangazamakuru yamamazaga ntimukivuge wenda bitababangamira ariko twe ntacyo bidutwaye turi mu rukumbuzi n'ibyo binyamakuru byari bihari igihe turabikumbura. Noneho ngo nadufashe yibuke muri kamwe mutwe yamamaje nko mu mvaho ngo wamamazaga imvaho umusogongera abantu ukajya kuyishaka wanayibura ukagura niyashize ariko ukayitahana. Urumva kugira ngo ukore inkuru inanashyuhe iryoheye kwamamaza imvaho narayamamaje koko igihe kirekire kandi hari n'igihe cy'akarengane kenshi cyo gihe abari baburugumesere bakandamizaga abaturage nibyo nagiye impangana nabyo cyane mu mvaho. Uri rero kugira ngo inkuru ibe nziza ugomba kuyikaranga ukayikubitamo n'igitunguru. Ngaho rero kumva ngo namamaje imvaho nk'umuntu ngo agiye ngo kubisoma ngo ntiyabibona nanjye ubwanjye byaransitsaga. Mwese yagira ngo musomere imvaho yagira ngo musomere imvaho yose uko yakabaye mve ku ipaje ya mbere minuke ku ya nyuma. Mvaho nagendaga ndeba imirongo ikurura abantu kandi isekije nkaba ariyo ngenderaho nyine hasigaye ngakaranga ntayindi. Hanyuma kubitamo igitunguru n'ibindi birungo akagenda ari byo ashaka. Abantu bagasiganwa nanjye nabarebaga bajya kuyishaka. Kabwira utari ko rwose nagezeyo. Ariko rero nuvuga ngo imirongo nabaga mvuzeho yabaga irimo mu mvaho nkafata ku ipaji ni nkavanaho 200 hari nkavanaho undi umwe mbese kwijagajaga ariko ngafata imirongo ikurura kandi turutuko hari akarengane iyo abagiye barengana niyo nagendagaho cyane kuko ntibigutangaze ko ababurugumesere benshi icyo gihe bagiye bazira imvaho bamwe baranabimbwiraga duha umusogongero rwose w'imvaho ushaka ukubitemo ibirungo karange hano muri studio kakona bavuze ko no kuyitangira byabaga bisekeje. Tangira twumve rero tucicike ko umusogongero w'imvaho nimero iyi vuga kwako ndavugaga ariko bivuga rwose n'ijwi ryo rihanitse ndi hejuru ari gihe se mwago nige watangije nimero zose niyo navuga niyo ntacyo uvuga inshaka umusogongero w'imvaho nimero 1254 mwese ibageho nimutangwe muri iyi mvaho ku rupapuro murasangamo bitekereza iki kirumva nabaga ndeba inkuru nagiye nasomye naha murahasanga ibi nibi ariko mwese imvaho ibagereho. Urumva ko yarageze neza. Hari umuntu wese twandikira ubutumwa avuga ngo naza kugira mu kwamamaza imvaho mutubwirire ngo hari inkuru zigeze gucicikana bavuga ngo abajura bigeze kubatera ngo muratabaza ngo noneho ngo mutabaje ngo abantu bakagira ngo murimo muritoza umusogongero byaba ari byo cyangwa n'urwenya abantu baba batera. Ukurikiye y'urwenya kuri jewe ubanza wa mugani wawe imbavu zashye nose abanyarwanda bari kugira ngo byiryohereze agatama barimo kukanywa umuntu areba icyo ashyiraho ngo gisetsa abantu nese ubwo uri umuntu kuko wavuze ko naratatse ibyo byagezeho kenshi ngo naratatse ngo uravuga ngo ndiho nditoza toza umusogongero w'imvaho koko ibyo ngibyo
iyo twebwe tubyumvise tubyakira neza cyane rwose urumva bumva ko ibyo bintu byabashimishije umuzogojo yumva wabashimishije kandi koko mu by'ukuri narayizamuye icyo gihe nayivangiye ku 3,000 nyiza ku 10 na bingahe bari 14,600 buri sohoka buri wa mbere. Hari abantu rero kutubaza ngo ko twarwaye imbavu ngo ariko umuntu timumenye niba utamuzi utatangiranye natwe turi mu kiganiro rukumbuzi twabwiye ko dushaka kujya tubazanira n'abantu babaye muri ibyo bihe bakadusangiza ibyo bihe byo hambere tukabyibuka cyangwa tukanabibuka bitewe n'ibyo bakoraga icyo gihe. Uyu munsi rero turi kumwe na Mukeshabatware Dismas, muramuzi wenda ushaka utaramenye izina ariko ijwi kumva atari ubwa mbere ryumvise. Yatunyuriye inzira ndende cyane, urugendo yaciyemo kuva Vinyaruguru kugera muri kapitali yari igizwe n'urutoki icyo gihe. Uyu munsi rero turimo turaganira nawe kugira ngo adusangize ibyo bihe ariko kandi anadufashe kubibamo neza tutaza kubibabwira gusa kuko we yanabibayemo ariko akatuvungurira nyine cyangwa akadusogongeza ku byo yakoraga yaba mu kwamamaza yaba makinamico yaba n'ibindi. Ndibwira rero ko abadukurikiye mwari mwagize urujejo nibyo ngibyo turimo. Noneho rero hari umuntu tubwiye ngo hari iyo wigeze kwamamaza ngo arayikunda cyane ngo yaririmo ngo umuntu wabyaye ihene ngo akajya avuga ngo yabyaye ho. Iyo nkuru yari mumvaho nyine numva hari azajari igihe bari bavuze ngo umuntu wabyaye ikintu gisa nk'umuntu kandi ari ihene iyo twarayamamaje rwose urumva ariko rero umva ibyo gihe mumvaho ho ntabwo navugaga ngo ndajya mu gihugu cyose ngo njye kureba inkuru abanyamakuru bazanye handitse ntabwo twabaga tuzi yuko abanyamakuru bimvaho icyo gihe nako n'abanyamakuru bundi bamamaza bavuga inkuru bahagazeho icyo gihe rero yageragaho yewe yangeraho hariya nkayishakira igitunguru da ariko iyo nkuru numva kuko yenda yakuruye benshi kuvuze ko byari bisigeje kumva ko ihene yabyaye umuntu urumva rero sinavuze ngo nigisa n'umuntu yavuze ngo yabyaye umuntu rwose nta kundi byamera kugira ngo bajye kureba umuntu ihene yiho niba baragiye nyine bagatera jari bakajya kureba iyo hene ubwo wageze no hari ukundi nimvaho yaraguzwe hari n'undi uvuze ngo hari abantu baribuka ibyo bakwibukiraho cyane ngo hari ngo yakundaga ngiyo ngo avugaga ngo ibintu birimo aleluya urimo wamamaza ukaza gushyira hano ngo no kwamamaza iyo wamamaza ibijyanye n'iyobokamana iyobokamana ry'umwe murabizi ntabwo ribura riruye ribura amen ibyo ngibyo urumva ko turayikoresha iyo twamamaza ibiterane bijyanye n'iyobokamana ku madini hose rwose ibyo biterane ndabyamamaza kandi ngakora uko nshoboye ubwo nkagera no kwivangira byose no kuri Bibiliya. Nibuka kera nkiga mu seminari ntoya yigeze kwamamaza ngo bombori mumvaho yakundaga kubirimo bagati ya Musenyeri n'abaseminari batoya ngo ntibazakizwa na Roho Mutagatifu n'impano zindi oya n'ingabire z'uko arindwi urabyibuka bituvugire neza nko byari byo twari tubihuriye hari na ikinamice twari twarakozeho iyo umuseminari yasamaye urumva rero kumva narayikinnye iyo umuseminari yasamaye hagataho noneho kaza kubona nyine na bombori yirushye mu seminari kubikina biroro urumva ko byari byoroshye imbere yanjye. Ese ubwo wabaye nk'ujya muri uwo mwambaro w'icyo gihe ukatunyurizaho natwe tukagerayo Uze kuko urashaka kuntiranya n'abapadiri oya baraza kumva ko ari ukuganira nakahise fata ibyo ngibyo nyine kumva nkubwiye ko nene yarakinnye nyine niyo teatre iyo umuseminari yasamaye ni ingereza bugereje kugaho abapadiri batava bafata za buri byare niba ari buri byare ngo ntaziva imbere abantu mudukurikiye batwihanganira dufata akaruko gatoya nk'iminota nk'umwe sinzi na turaza kugaruka mu kanya nituza gukomeza nyuma yaho turakomeza reka tubereka asome ku mazi natwe turuhure imbavu ko imbavu zirashize mu kanya gato mwaza kumva nta mwuka ngifite ariko mu kanya turagaruka dukomeza ikiganiro n'urukumbuzi murabizi ko tudashobora kuvaho rwose kandi ntidushobora kubatererana mu kanya gato cyane rero turaje nge naragowe
urusimbuka rwamubonye nta mukuru w'ikuzimu baje gusa n'ubwo nakundanye n'umugabo wanjye tugatandukanywa n'urupfu nta urusimbuka rwamubonye nta mukuru w'ikuzimu baje gusa n'ubwo nakundanye n'umugabo wanjye tugatandukanywa n'urupfu twatandukanyije n'urubyaro ndetse n'ibyo twahanye none kubera ababyeyi n'abavandimwe be batagira impuhwe batandukanyije n'urubyaro ndetse n'ibyo twahanye kandi reka bibe nabibonye kare yaguriraga kwito bose bakamikwa yaguriraga gutiya nabwo bakashiginywa bitwaje ngo sinakoye kandi reka bibe nabibonye kare yaguriraga kweto bose bakamikwa yaguriraga gutiya nabwo bakashiginywa bitwaje ngo sinakoye bategereje ibyo kwera no kwirabura ako kanya baraza reka sinakubwira bampambiriza riba batampaye n'impamba ntibategereje ibyo kwera no kwirabura ako kanya baraza reka sinakubwira bampambiriza riba batambaye n'impamba ubwo mbanza muri gacaca we ruragica nakambira inkiko nyinshi ibintu by'ubusa baranga babinturunguramo mbega ishyano
kandi ngakundwa namwe mwese ngahaye ibintu byarankanarira munegetsiki bana badamu rwose ndabatakambiye munyimye uburenganzira bwo gukunda no gukundwa n'abana b'ibyaye ubuse ko basigaye bambaye intabaga byabungwiki dore mwabishe mu byase mubyidagaduramo bahura n'uburyo bwo kwiga twari twariteganirije ngakunda kandi ngakundwa namwe mwese ngahaye ibintu nkabyarankanarira munegetsiki bana badamu rwose ndabatakambiye munyimye uburenganzira bwo gukunda no gukundwa n'abana bibyariye ubuse ko basigaye bambaye indabaga byabungwiki twari rero dufashe akaruhuko gatoya kugira ngo dusome no ku mazi ariko kandi tunaruhura imbavu twumvaga hari ibijyanye no kuganira no guseka byabaye byiza nibyo ariko kandi n'ibibazo byanyu turagenda tubyongera mu byo bagenda baduha harya wari ugize uti iki Mukeshabatware bivuga yuko ushobora kuba hari abantu bakomeye bajyaga bagutumira kubera ko abana babo bagukunze icyo bintu byaba ari ukuri ahantu bakagutumira rwose nka minisitiri akagutumira ati ngwino uzaze gusetsa abana banjye bijya bibaho naho abantu bari bose ntibabura kugira urwenya ibyo ngibyo turabimenyereye ariko ntabwo natinya kuvuga ko izo nkuru zigenda zingeraho si byo kuvuga ngo na minisitiri yibica iruhande bavuga ko nta nyir'ubwite yampamagaye ngo ukagenda usezera ukagenda nsezera mu muhanda hose ariko se mu by'ukuri wowe ugize imana ugahamagarwa nawe wabura kugenda wishimye ukagenda usezera mwumve ko abanyarwanda rwose nabo
aho bari bakunda abantu bakunaraga muri nzira ndabaseze ndagiye sinzi niba nzagaruka ibyo bintu ntabwo byabaye namwe mu bitekerezo murumva bibaho rwose waba uhamagawe koko aho wagiye wishima uguruka ukavuga ngo ugiye nseze ngo mubeho ukagenda uraga ntabwo ari byo. Hanyuma hari akandi kantu bajya bavuga ko ngo hari umuntu ukomeye wagiye ugiye kureba hari ikibazo ufite kandi gikomeye ugiye kukimubwira ahubwo kubera ko yarakuze ngo agaseka gusa kandi ari ikibazo kikubabaje kavuga uti nyamara mfite ikibazo ngo agaseka gatembaga ibyo bintu byabayeho ibyo wenda ntibyabura ushobora kujyanira umuntu akababaro ukakubonamo wenda kwigiza nkana nguzanye urwenya ibyo wenda bishobora kubaho ariko rero aparike nta wigeze abahamagara ngo nako ntawe nigeze kureba mushyiriye ikibazo noneho ngo acyumve nk'urwenya ibyo ntibishoboka rwose jewe urwenya bamvugaho rwinshi ushobora gufata n'iminsi wanzani nimva zafata ibitabo nkandika hari cyangwa njya nibaza nk'iyo byumvise ubyumva gute urisekera ukumva nta kibazo byumva neza rwose nta kibazo bazankoraho mwokagira imana mwe ntabwo bagukoraho ariko wumva ko abantu banakwiyumvamo urumva nk'uwo muntu avuga ati yamanutse ntaragatabaza urumva wenda ko yangiriye n'impuhwe numva yaramfitiye impuhwe ntabwo ari ibi byo ntabwo ari bibi kandi nanjye ndi umuntu ukunda urwenya ndanarutera abanyarwanda rero barunkozeho ibyo ntibyantungura nta nubwo binambabaza rwose. Urakoze cyane. Hanyuma mbere yuko tuza kwinjira mu butumwa no kwakira amatelefone y'abantu ngo bigeze kubaho n'umuhanzi n'ibyo kuririmba by'imbyino ntanabikunda n'ubu njya mbigerageza rimwe na rimwe numva iyo namamaza kenshi iyo nkureja ku rudegwe bari yanjye ari jya wayicurangiye tubwire nk'indirimbo abantu bashaka kukwibukiraho niba baragiye babikurikira hari iyo naririmbye icyo gihe nacuranze kuri radiyo Rwanda deja baranayifite yitwa Imfura y'inka bo numva yanyuramo ntacyo byantwara naho rwose murayumve mfura y'inka we ese mfura y'inka mama mfura y'inka we zigira ruguririye we guririya kumuririmbo we iyo nite temera ngatonda we iyo nitwa nyirarutunga we umukobwa mama wo mubashumba we murayumve mfura y'inka we ese mfura y'inka mama mfura y'inka we nta yindi irahari nayo ntawange ngari ntawange ngari ntawange indayanyi naye yego igicaca naragiye nahasanze inyana y'ingweye yego zana icyansi kuyikama ntirago kuyirasaye iyo narakomeje nyine muri akurude wibivuga neza cyane ariko ndumva injyana irimo aho twanahamiriza nta kibazo rwose buriya kuhamiriza ushaka urabikunda se mwitorero nanyuzeho nyibyiruka narahamirije mu matorero ya televiziyo niza tuzamugarura cyane duhamirize nta kibazo uzaba wateguye umugara rwose Claude azadushakira umugara urakoze cyane Claude twitaba amatelefone rero soma n'ubutumwa tubihuza reka turebe ukuntu twabigenza hari duhere ku matelefone twumva ibyo abantu bavuga menya hari twabaniganye ijambo mwaramutse yego mutware muravugana mwana ragwa sambu umurenge wa Kivu akarere ka Burera amajyaruguru yego iyo radiyo yawe kanyipfu umugabo Mukeshabatware